nongeye kubasuhuza muri ya gahunda yo kuganira ku rukundo rw'igihugu cyacu n'urukundo rw'amahoro. Ni inshuro ya gatanu mu nshuro zirindwi nabateguriye, nifuza ko tuzazirangiza tumaze kumvikana ku buryo bwo gushinga imizi ya demokarasi mu gihugu cyacu, twizeye ko impinduka duharanira ari impinduka iteza u Rwanda rwacu imbere, atari impinduka isenya, ahubwo impinduka yubaka. Abenshi rero hirya no hino mukomeje kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga, abandi bumbaza ese uzagera mu gihugu byari. Mwese ndagira ngo mbabwire yuko nishimiye ko muri benshi tuzafatanya, kandi mbibutse ko gufatanya n'abatari mu mashyaka, nkafatanya n'abari mu mashyaka ayo ari yo yose, kuko nibwo buryo bwiza bwo kwizera yuko ibyo tuzageraho bizagirira akamaro abanyarwanda bose. Muri iki gihe turiho turakurikirana urubanza rw'uwakurikiranwagaho icyaha cya jenoside mu bise ruharwa wo ku rwego rwo hejuru, Kabuga Felicien, uherutse gufatirwa mu Bufaransa, ubu akaba araburanishwa irahe mu cyasigariyeho urukiko mpanabyaha rwakorewe mu Rwanda rwabaga Arusha. Niyo mpamvu nabateguriye kuganira ku ruhare rw'itangazamakuru. Murabizi ko aregwa kuba yarashinze akanayobora radiyo RTL. Iyo radiyo rutwitse izwi mu isi hose ko umwuga w'itangazamakuru wagize uruhare rwo hejuru mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Niyo mpamvu umuntu wese ukora itangazamakuru abizirikane ko n'imbugita ishobora gukeba inyama ikagaburira abantu bakarya bakishima, ariko igashobora no gukeba ijosi ry'abo bantu. Ni ukuvuga mu gifaransa ngo arme à double tranchant. Itangazamakuru rinitwa ubuyobozi bwa kane bw'igihugu, bukatiye mu pouvoir. Muzi ko habaho ubuyobozi nshingategeko, ubuyobozi nyubahirizategeko n'ubuyobozi bw'ubutabera. Izo nzego eshatu nizo zigize demokarasi. Mu gihugu cya demokarasi zikaba zigomba kuba zidakorana, zigenga. Iyo urwego rumwe rukoresha urundi, demokarasi irapfa. Urwego rwa kane rero ariko bw'itangazamakuru navuga ko ni abaturage. Abanyamakuru bose ni ubushobozi bukomeye abaturage bafite bwo kugenzura no gukorana na leta zibiriho, bakareba niba za nzego zose zikora mu mucyo. Niyo mpamvu rwose nsaba igihugu cyacu ko twakora ibishoboka byose itangazamakuru rigakora mu bwisanzure, kuko itangazamakuru ni kimwe n'abaturage ubwabo. Ijisho ry'abaturage rikaba n'ijisho ry'abategetsi. Bayobozi, nimureke gukoresha abanyamakuru, nimureke gukoreshwa n'abayobozi, nimureke gukoreshwa kandi n'amashyaka. Mu mpinduka dutegura hari abenshi bitwa abanyapolitiki, abenshi bita ko bari muri opozisiyo, abenshi babarirwa mu bihugu byo mu mahanga. Abo bose buri wese agashyaka kariko kose kashinze iradiyo. Utwo turadiyo twayo, reka mpere kuri radiyo Itanduka, nkurikizeho radiyo Urumuri, hari n'izindi yikondera za Kibuye, za Shakwe, hari amaradiyo menshi. Ubwo ni nako hari n'amashyaka menshi. Mbabwire yuko uko maze kubasesengura mwese muri barutwitse, kuko nta munyamakuru
hari n'abafite impamyabushobozi zikomeye mu itangazamakuru mu Burayi, ba Jean Claude Mulindahabi, ba Jean Ngendahimana, hari n'abandi hakaba n'imitwe n'amashyirahamwe batabogamiye kuri leta yitwa ngo araharanira uburenganzira bwa muntu. Ayo yose yashinze amaradiyo, ariko uko n'abasesenguye babwiza ukuri, mwese murikorera, nta muntu ukorera abanyarwanda. Iyaba mwese mwakorana umunyamwuga, nagombye kubibutsa ko mukenewe mu mpinduka tuba dutegura. Nigeze kuganira n'umunyamakuru ukomeye, ariko ambwira ko atari umunyamakuru, witwa Ndayizeye Serge. Ambwiza ukuri ati jyewe ntumfate nk'umunyamakuru, n'umunyapolitiki. Niba se rwose koko mukoresha amaradiyo, mukaba muzi ko muri mubwira ababumva, ese mujya mwibuka kubwira abantu muti inshuti mutwumva? Usanga abanyamakuru benshi bavuga ngo abanyarwandakazi nibo mutwumva, hari n'abatumira n'abarundi ariko bakanga bakaza ngo banyarwanda. Iradiyo, igitangazamakuru cy'ikinyamwuga, ubwira abakumva ntabwo ari abanyarwanda bonyine. I Kigali hari abanyamahanga benshi bagize n'amasitero Amerika, bose bavuga ikinyarwanda. Ndetse nimutse rwose abanyamakuru bose gukora kinyamwuga, mujye mubwira isi, mubwira amahanga, mubwira abantu bose. Abanyapolitike nitwe tuzi ko tubwira abanyarwanda ko politike dukorera ni y'abanyarwanda. Rero nshobora guhamagara abanyarwanda mpabwira abanyarwandakazi, ndifuza ko ibi ngibi babwira bikorwa gutya ibyo byose. None se wowe niba uri umunyamakuru, kuki mubwira abanyarwanda? Radiyo yanyu se muyohereza mu matwi y'abanyarwanda gusa? Abanyarwanda tubahari ngo twiyumvire ibyo muvuga, nimukore ikinyamwuga. Ayo maradiyo rero yose nta na kihishira, avuga ko akorera amashyaka yabo. Barakorera RNC, andi arakorera inkingi, andi barakorera iki. Hariya mu Rwanda naho hari amashyaka afite amaradiyo n'ibinyamakuru. Ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo byose ntabwo navuga ko ari ibinyamwuga. Byinshi nabyo bifite ishyaka ribogamiyeho, bifite abayobozi bikorera, ibyo si byo. Banyamakuru, mbwire abashinzwe itangazamakuru mu Rwanda, hariho Media Council, mwibutse abanyamakuru bakora ikinyamwuga, babwira ababumva, téléspectateurs, auditeurs, chers auditeurs, chères auditrices, aho muri bose, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri mu mahanga, mwaba muri abanyarwanda, mwaba muri abanyamahanga, niko abanyamakuru bo. Noneho abaturage babumva bagira icyo bihuriraho. Iyo rero mutangiye kohereza amakuru yanyu ku bantu mwihitiyemo, mubwira abarwanashyaka banyu, abasangirangendo, muba mukiri abanyamakuru, muba muri communicateur. La communication itandukanye na information. Radiyo rero izwi cyane ya Kabuga Felicien, radiyo RTRM, abatarayumvise ubu ngubu hari amajwi agenda aboneka hirya no hino, abantu babitse nyine yahamagariraga abantu kwicara, ikabivuga ku mugaragaro ngo mugende, ngo dore ngo hari umututsi wishe aha n'aha, nimugende mumufate, ngo hari izina rya kanaka bakabaho. Ni gute uriya mugabo kiriya kirego yenda azavuga ati sinari umunyamakuru, azavuga ati sinagize gutya. Ariko bayobozi b'ibinyamakuru, mumenye inshingano mufite, sinshaka kumucira urubanza. Ariko muri icyo gihe, muri 90 nari ntangiye itangazamakuru, bari abanyamakuru benshi batwitse igihugu, twarakoranaga kuva muri 90 kugeza muri 91. Narabarebye ubunyamwuga bwabo, Gaspari, Gahigi, Kankano, n'abandi benshi. Ariko ukuntu mu mpera za 91 haje demokarasi, ukuntu ishyaka MRND yahise
ritunyuramo yagize amahirwe kuba batarandobye rirabafata abitwaga ko ari abanyamwuga bose barabajyana babashimira ikinyamakuru mu Rwanda abandi babashimira radiyo RTL bamwe na bamwe kuri radiyo Rwanda bakorana nageze hasari wari ufite ikamba nuko itangazamakuru rigira gutyo uruhare mu byabaye mbese muzirikana mute ko itangazamakuru rishobora kongera kugirirwa icyizere ndifuza ko turiha rugari rikisobanura rikikosora ubundi tukongera tukariha icyizere wowe munyamakuru ubwira abanyarwanda ukabwira abasirikare n'abapolisi n'abaturage ntibigaragambye ngo bajye mu muhanda nkunze kubumva burundu ibyo ntibibareba mutanga amakuru ariko mutanga amabwiriza ubu bishobotse dushobora kureba uburyo twatangira tukanukura ibirego tuzabarega kuko ntabwo muriho mutegurira igihugu ubumwe n'ubwiyunge ntabwo muriho mutegurira demokarasi radiyo iteme radiyo itanga radiyo urumuri radiyo ikondera radiyo ababifashamo tugakora ubushakashatsi tukibaza uruhare bafite muri iyi minsi turibaza uburyo abanyarwanda twabahuza bakaganira ariko ibikoresho byo kubidufashamo ntabyo abanyamakuru mwagomba kudufasha mwese muhugiye mu byanyu ngo hari abaho bakorera abahutu hari abaho bakorera ibigarasha hari abaho bakorera abapawa hari abaho bakorera za MDN za kera zasenyutse ariko ziracyariho hari abakiri ba interahamwe umugaragaro badatinya kwiyita interahamwe babyiyumvamo kumva bibashimishije n'ubwo twaba tuzikurikirana mu nkiko ariko nta soni baracyari ibinyamakuru mwamfashije tukabatunga agatoki hari ibinyamakuru byinshi kuri YouTube ubu bifite amahirwe yo kugira abantu babikurikiye yo kugira amakuru ugasanga akantu kabereye mu Rwanda hose hari igikorwa indayingoma hari igikorwa iki abantu bakaba bafite ukuntu bohereza amakuru rwihishwa akagera kuri ibyo binyamakuru biri kuri YouTube ubundi ikigira itangazamakuru cyambere gukomera no kugira amakuru no kugira isoko no kugira abantu baguha amakuru abandi bose badashobora kwigirira navuga rero ko hari ibinyamakuru bikomeye kuko hari ibinyamakuru byinshi bibona amakuru ku buryo bworoshye rwose ubu akantu kose kabaye mu biro akantu kose kabaye mu banyarwanda gasigaye kaba kamenyekana icyo kiri mu bigira ikinyamakuru gikomeye ndetse ibinyamakuru byinshi bikorera hanze bishobotse byabisabira ko byanemererwa no ku mirongo ya FM mu Rwanda abaturage bakabyumva ariko sinabikora igihe cyose nta bunaniza gukora igihe cyose mu magambo bakoresha usangamo harimo gukangurira abaturage gukora ikintu kinini kubateranya usanga harimo kwirengagiza ko leta ari umufatanyabikorwa w'itangazamakuru aho ugasanga bagomba kuyisambura barafatanya nk'uko hari inzego eshatu itangazamakuru mu rwego rwa kane birumvikana ko hagomba kubamo ubwubahane niba se ibinyamakuru nk'izo kondisiyo umwuga wanyu
uracyafite akahe kamaro. Ikindi kibazo, hari ibyaha, hari ibikorwa abaturage bagomba kumenya impamvu yabyo. Ibyo ntabwo babimenya ibinyamakuru ubwabyo bitabigizemo uruhare. Hari abantu benshi bafatwa, hari abahanwa, ariko ugasanga nta biganiro bibaye. Kuki abanyamakuru muhita mujya mu ruhande rwa opozisiyo mukarega leta ngo leta iravuze ngo birabaye to ariyahuye, bamwe bakavuga ngo ntiyahuye, ngo bikavugwa n'itangazamakuru ribyemeza, mwakoresheje ibiganiro ukuri kugasohoka. Abanyamakuru barafashwe, bamwe bararezwe, abandi inkiko zirabaye, hari ibibazo byinshi cyane biri mu Rwanda. Aho kugira ngo itangazamakuru uzi abantu babiganireho, abantu bamenye ikintu umuntu azi. Hari abanyamakuru bakorera ababaha amakuru, cyane cyane aba mu mahanga. Natanga urugero, uriya munyamakuru wafunzwe Bubaha, ni muganire mwibaze ese Cyuma Hassan yafungiwe iki? Amakosa ye mu mwuga ye yari ayahe? Ese yari akorera abaturage koko, cyangwa nuko byagaragaye ko hari abantu benshi baba bishimiye za biracika zo mu Rwanda, ugasanga bishobora kuba biri mu bibangamira umutekano w'abaturage. Si mucira urubanza, ariko ndifuza ko abanyamakuru ba Theoneste, ba Umubavu n'abandi benshi, hari ibinyamakuru bikora biciye neza mu gihe, ariko ugasanga ntabwo biri muri biracika bikagerageza. Ba Karasira mu minsi ishize bagize ibibazo kubera gushaka kuneza abanyamahanga baba bafite uburyo bwabo bakora, ugasanga izo mfashanyo zituruka mu mahanga. Ndashima ko Karasira usanga asa n'uwatangiye kubyumva. Korera abanyarwanda, wikorera abanyarwanda bo mu mahanga baniega. Abanyarwanda bari mu mahanga bagomba kugera igihe cyo kumva ko bagomba kwishyira hamwe n'abandi banyarwanda, tukumva ibibazo twese kimwe, ntitwigire abarimu, ntitwigire ba Kimenyi, ntitwigire ko ari twe dufite ubushobozi bushobora guha umunyamakuru tukamuteraniriza amafaranga kugira ngo avuge ibyo ashaka. Ukuri kuzagenda kugaragara gahoro gahoro, ku buryo umwuga ndizera ko Karasira ashobora kuzabigiramo uruhare, ko ari muri bamwe bagizweho ingaruka no gukoresha imbuga nkoranyambaga ugamije kunezeza abantu bo hanze. Nawe si mucira urubanza, ariko nahisemo kugenda mvuga amazina amwe n'amwe kugira ngo itangazamakuru ne kuvuga nkoresheje rwa rurimi rw'abanyapolitiki, nkoresha ururimi rw'abanyamahanga, nk'uwifuriza itangazamakuru ko rigaruka mu murongo. Maze rero n'abandi mwese nakuze, mu bihe biri imbere tuzasubira mu ruhando rwa politike, ariko twizeye ko tuzakorana n'abanyamakuru aho bari hose bakora umwuga w'itangazamakuru, noneho bazadufashe kugira ubwisanzure, bazatume abanyarwanda bari ku butegetsi, amashyaka ari ayobora, ashobora gucira kandi gutega abiyita bakoze. Tuzabigiramo uruhare twe nk'abanyapolitiki bifuza impinduka nziza, tuzabigiramo uruhare ariko twifashijwemo n'abanyamakuru nabo batigize abanyapolitiki. Usange baradusuzugura, baradutuka kubera ko bashinze ibinyamakuru. Ahubwo niba warashinze ikinyamakuru uriho urakorera abaturage, kora umwuga wawe, urebe yuko twese gutega amatwi, ndetse ibyo ushobora no kuzabona uburenganzira bwo kuvugira mu Rwanda. Vugira mu Rwanda ariko ubwire abantu isi yose. Nguwo umwuga w'itangazamakuru. Shaka inkuru kubera ko ufite amahirwe yo kugira isoko abantu bayakubwira,
ariko yatangaze utagamije gushyushya imitwe y'abantu, itangaze utagamije yuko abo ukorera baguha amafaranga. Hari abanyamakuru bajya babona inkuru yanjye bakabona irashimishije bakansaba ngo nimbishyure bayiheshe. Ibyo mbabwira ku mugaragaro ko inkuru ntigurwa. Abasomyi nibo bagomba gufasha abanyamakuru, ntabwo abatanga amakuru cyangwa abavugwa muri ayo makuru aribo bagomba gutanga ubushobozi ku banyamakuru. Niyo mpamvu n'igihugu gikwiye kwiga ikibazo cy'ubushobozi bw'abanyamakuru kugira ngo itangazamakuru ryiseswe. Mu mpinduka haranira ibyo birimo, ni ngombwa ko umurimo w'itangazamakuru uba koko umurimo witunze. Iyo bafashwe nabo bakora nka byubu, ni abakozi b'abaturage nk'abandi, ariko bisaba ubushobozi ku muntu bashakaho amakuru, bisaba ubushobozi ku muntu bavugaho inkuru runaka. Maze rero ngaruke kuri wa mugabo natangiriye. Radio RTLM iragatsindwa. Radio RTLM yagize uruhare rukomeye muri jenoside. Radio RTLM ni amateka mabi cyane y'igihugu cyacu. Radio RTLM umuntu wayimenye ukaba uri umunyamakuru ukagira amahirwe yo kutayibarurirwamo, shima Imana. Radio RTLM nibe amateka mabi dushobora gushingiraho itangazamakuru ry'umuntu. Igihe cyose we munyamakuru uvuga ukangurira abaturage gukora ibintu binini, byaba byiza byaba bibi, ibuka ko atari umurimo wawe. Maze rero niba hari abafite ibibazo muri iki kiganiro mbaze cyangwa se mwiyandikire, ubundi tuzakomeza tuganire. Ariko nk'umunyapolitiki wigenga nizeye yuko uruhare rwanjye mu bwisanzure bw'abaturage n'isanzure ry'itangazamakuru ruzagira umumaro ukomeye. Mugire ibihe byiza.